Emerine ikintu namusanganye cy'iginogo ndetse cy'igiferege cyari kiri hagati y'amaguru ye, cyari giteye inkeke ku buryo buri muntu wese wakirebaga yahitaga yemeza neza adashidikanya yuko imperuka iri hafi. Ese reka ndebe. Ubu abagabo nibwo mbonye ko bakeneye ubutabera. Mbega umukobwa warangaye. Hari ubwo uzumva mu Kinyarwanda bagira bati uzarugwamo rwita ikiziba. Abanyarwanda ni abahanga, uramenye ntuzabyumve maze ngo ugire ngo nturuzi koko. Akaba ari n'abavunanye guteguriye top 5 y'abakobwa bafite ibitsina biteye ubwoba nk'uko byagaragaye. Abana guteguriye n'abakobwa bizwi neza cyane ko byagaragaye nyine ibitsina byo biri ku karubanda. Aba bakobwa ubarebye ushobora kubona ari abakobwa beza ku isura nk'uko bigaragara. Abenshi muri bo iyo bareba cyane ko bakiri na single ubabonamo ejo hazaza. Aba bakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga, mu yandi magambo ni abastari. Aba bakobwa ni abakobwa batanu bizwi neza ko bafite ibitsina biteye ubwoba. Ibyo Gasuku yaje kwifata akivugira akabibatiza izina ry'imihora ya Horumuzi. Nta gutinda ku mwanya wa gatanu turaza kuhasanga umukobwa witwa Vava wa YABAKOBWA. Uyu ntawe ari umuzi muri showbiz nyarwanda cyane ko si umuririmbyi, si umunyarwenya, ntabwo ari umuvideo vigiseni cyangwa se aba bakunda kugaragara mu ndirimbo. Aba bakobwa ikirenze kuri ibyo si umujyanama w'abahanzi nka Muyoboke. Uyu ntago akina filimi, uyu ntago asobanura filimi cyangwa se wenda aba ari umukinnyi w'umupira cyangwa se umufana byibura. Ariko ubwo video ya YABAKOBWA y'iminota 4 arimo aratera akabariro n'uyu mugore witwa Uwineza Diane ariko wise Vava. Abantu benshi babonye uyu Vava arimo aranyunguta igitsina cya YABAKOBWA, ndetse nyuma yaho baza no gukora icyo twakwita iby'intare. Aba bangaba ubwo babikoraga haje kugaragara uburyo uyu mugore wa YABAKOBWA yari afite mu gitsina giteye ubwoba, maze abahanzi bakora mu nganzo bakivugaho. Banza wumve akaririmbo ho gato. Sheri wa yamano yaratatamutse, ibaze ko igitanda gisakuza kumurusha, menya yarahuye n'ibikoresho bikaze, ubundi agapipi ke bakagatatamura. Yamano yaramusambanije angagutaka pe, buriya yumvaga Yamano ari kumukinisha, jewe mbonye atari gutaka nahita niruka pe, ibaze gusambanya umuntu udataka warayi. Nk'uko ubyiyumvira uyu mugore wa YABAKOBWA nk'uko bisanzwe umunyarwandakazi yakaba yataka, ariko ngo umugore wa YABAKOBWA we ntiyatakaga ahubwo hatakaga igitanda. Bimwe mu byateye kwibaza, ese uyu mugore ni gatiki? Uyu mugore asonze mu yihefu? Ariko abahanzi baje gusobanura bavuga ko ashobora kuba yahuye n'ibikoresho birenze. Uyu mugore yitwa Uwineza Diane cyangwa se Vava. Nubwo yagiye hanze bikagaragara ko nyine yiyandaritse akajya imusozi nta banga ribirimo, ndetse byamuteye ihungabana, ndetse n'umugabo we YABAKOBWA bimutera ihungabana. Ariko ikirenze kuri ibyo Vava yabikuyemo ubwamamare, nubwo twavuga ko ari inzira y'ubusamo yanyuze. Ituzi neza niba yapanze ibi bintu kugira ngo yamamare biciye muri izi nzira, ariko nanone burya ngo ntawe ukora izina ari gukina, wasanga hari ariko gakino yakimye, cyane ko umunyarwanda yagize ati buri wese agira inyogo ye kandi umwana wese nawe akagira inyogosho. Abanyarwanda barakomeza kandi bagira bati buri wese agira uko amanika imbwa ye. Ariko none akaba undi mugani nyarwanda ujya gusa n'uyu, nubwo wo tutakiwushyigikira mu Rwanda bitewe n'uko tuzi cyitwa gender equity, aho ari umugani wagira guti buri wese agira uko akubita umugore we. Bibutse ko ntago mu Rwanda tugikubita abagore n'abagabo bafite uburenganzira bungana. Uyu Vava wa YABAKOBWA n'umwe mu bastari bagiye hanze, no kugeza kuri bakurikirwa n'abatari bake. Yagiye hanze bigaragara ko we na YABAKOBWA nyine batera akabariro. Uyu mugore witwa Uwineza Diane n'umwe mu bafite ibitsina biteye ubwoba nk'uko Gasuku Jessica zo mu mipango
ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye baje kubivugaho. Nta gutinda turaza kujya ku mwanya wa 4, turahasanga umukinnyi wa filimi z'urukozasoni wabigize umwuga yitwa Isimbi Noeline. Ubusanzwe uyavuka mu Rwanda mu karere ka Bugesera. Uyu mukobwa wihebeye umwuga wo gukina filimi z'urukozasoni. Uyu nguyu ubwambure bwe bukwiriye ku mbuga nkoranyambaga zose watekereza zicururizwaho izi filimi. Uyu mukobwa yitwa Isimbi Noeline. Uyu nguyu we wenda usibye ko Imana yamwihereye iki gice cy'umubiri gitangaje cyane ko kimutunze. Iyo avuga amadolari ko ahera mu bihumbi 10 kuzamura, nubwo nanone atabihurizaho na benshi aha mu Rwanda. Hari abamunenga bakavuga ko ibi bitagakwiye, aho udandaza amagara ngo kunde ubeho. Ese ibi nyine birakwiye? Ariko ntabwo turi kwibazaho, ahubwo turi kwibaza ku miterere y'igitsina cye, cyane ko nyine gihora ku karubanda, nta banga ribirimo, ntabwo ari ugusebanya. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filimi z'urukozasoni mubyibuke neza. Gusa nubwo bimeze bitya, uyu mukobwa witwa Isimbi Noeline igitsina cye cyaramukijije, nubwo ntawe mbyifurije guca mu nzira nk'iyo yanyuze. Nawe ubwe ntabwo tuzi niba ari proud yabyo, gusa we uko yabihisemo nyine ni inzira ye, kandi buri wese agira inyogo ye. Kandi nakubwiye ngo umunyarwanda yaravuze ngo inzira ya hafi niyo uzi. Hari ubwo ubu bukene buri hanze aha butuma umuntu yahemuka, atibagiwe no kwiyambura icyubahiro ndetse n'ubumuntu, cyane ko nyine ubusanzwe ko umuntu yaremwe akaba ari umuntu wiyubaha, waremanywe ubwiza bw'Imana. Ariko uyu Isimbi Noeline ibyo ntabwo abiha agaciro, yita ku mafaranga. Isimbi Noeline aza ku mwanya wa 4 ku bakobwa bizwi neza ko bafite imyanya y'ibanga iteye ubwoba ahangaha mu Rwanda. Mu basitari nyarwanda byagaragaye cyane ko amashusho yabo ari ahagaragara. Ku mwanya wa 3 turaza kuhasanga uwitwa Kwizera Emeline. Uyu bwa mbere mwamumenye uwitwa The Ben arimo aramukurura amashanga kuri stage, cyane ko yari umufana wa The Ben. Uyu mukobwa Kwizera Emeline uzwi nk'ishanga yaje guca igikuba mu Rwanda ubwo yagaragaraga arimo arirongoza icupa rya Heineken. Ibirenze kuri ibyo, uyu Kwizera Emeline yaje no kuza kujyanwa muri rehab. Bivugwa ko yabikoreshwaga n'ibiyobyabwenge, ariko ibyamukoreshaga byose ntabwo bikuraho ko uyu mukobwa Kwizera Emeline ababonye igitsina cye bagitangariye. Abenshi barimo Jessica Mipango cyangwa se Gasuku bari bagize ubwoba, maze bemeza ko imeruka iri hafi bitewe n'ibintu babonye. Kuko ngo n'ubwa mbere uwitwa Jessica Mipango yabashije kubona umukobwa ufite ikintu bita icyobo mu maguru ye. Nk'uko asanzwe atarya imboga, Kasuku Jessica Mipango yafashe umwanya maze abivugaho. Banavuka ni ubwa mbere nari mbonye umuntu ufite uruntu rw'urwobo rungana kuriya hagati y'amaguru. Emeline ikintu namusanganye cy'iginogo ndetse cy'igiferege cyari kiri hagati y'amaguru ye, cyari giteye inkeke ku buryo buri muntu wese wakirebaga yahitaga yemeza neza adashidikanya yuko imperuka iri hafi. Yabivugaho yagira, ariko nanone video y'ishanga mpamya ko abayibonye ari benshi mumurikiye. Nawe ushobora kuba warayibonye, ariko uriya mukobwa ateye ubwoba mu buryo bushoboka bwose. Wakibaza ngo ese byagenze bite? Ibyo wenda uwavuga ngo uwarubara rwabara umupfu, niko Abanyarwanda bavuze ngo rwabara umupfu. Icyo nakubwira nuko uyu mukobwa witwa Kwizera Emeline uzwi nk'ishanga yaje kwakira agakizwa, akemera kubatizwa, akaba asengera mu rusengero rwa Zion ya Kimironko. Ariko yakora ibi yagira yakakira agakiza. Wavuga ko iyo bamureba mu maguru, iyo bamureba atambuka, bakibuka n'ifoto babonye, cyane ko video ziba zibitse na mu buryo budasibama, abenshi baba bazifite. Wakibaza ejo hazaza h'uyu mukobwa uko bazaba babitekereza mu gihe abana be bazaba bareba izi video. Uyu mukobwa witwa Kwizera Emeline uzwi nk'ishanga umwe mu bateye abantu ubwoba bakimara kubona imyanya y'ibanga ye, cyane ko ngo iteye ubwoba bikabije. Ku mwanya wa 2 turaza kuhasanga uwitwa Kirabo Kisitu. Uyu mukobwa yitwa Kirabo Kisitu, ni umunyarwandakazi wibera mu gihugu cya Uganda, akaba ari umunyamideli. Uyu Kirabo Kisitu
ubwo mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatatu hajyaga video ze ahagaragara arimo aritera intoki. Ibyateye abagande kuvuga byinshi maze amagambo abashira ivuga, niko twakavuga hano mu Kinyarwanda, kubera ko uyu kirabo kisitu bamaze kubona igitsina afite. Abantu benshi baratangaye bibaza ese umuntu ubundi abaho, maze umukwenti kireta mu Rwanda biramurenga, aterura agira ati kirabo uriya mupuri ni uwawe wenyine cyangwa hari n'undi muntu utwaje? Uzi ko umupuri wawe nahagararamo nkabyina ntugire ikintu wumva? Ubu abagabo nibwo mbonye ko bakeneye ubutabera. Mbega umukobwa warangaye, umukobwa arasamye. Uzi ko uriya muntu wagufotoraga uzamubaza ikintu mupfa? Ibaze ko yafotoraga agafotora n'imbere. Iyo uza kuba utwite twari kubona umutwe w'umwana nawe wawutweretse. Ese nimba mugiye kutwereka umupuri Nyarugenge, kuba wabiteguye izi kuri uwo mupuri ugiye kuwusharinga, wajya unawukorera isuku? Ni gute wifata ugashyira umupuri Nyarugenge udakoreye isuku? Se bano mucuruza imiti nta muti, bano kumwirwa mucuruza amavuta akesha, nta mavuta akesha umupuri, ko nabonye umupuri usa nabi. nkaho bidahagije nanone inzobere yacu cyangwa se impuguke yitwa Gasuku Jessica zo mu mipango ikibona iki gitsina cy'umukobwa w'umunyarwanda kasibera Bugande witwa Kirabo Kisitu, yahise atera isengesho amagara Imana kugira ngo atabarize uyu mukobwa abamarayika ngo baze bamutabare, kuko nanone Jessica zo mu mipango yivugiye ko igitsina yabonye atari icy'umuntu. Ati si umuntu waba warakugize kuriya, ahubwo uyu ni umuhora wa Horumuzi ukomeje kurwanirwamo na Israeli, Iran ndetse na Amerika. Icyo nakubwira, Gasuku Jessica zo mu mipango yahise ashyira amavi hasi maze yambaza Imana asabira uyu mukobwa witwa Kirabo Kisitu. Nakoremba ibicumuro byinshi. Data twese uri mu ijuru Mana Nyagasani, turagusabye kandi turakwinginze ku bicumuro byose twaba twakoreye muri kino kiganiro bitewe n'ibintu twabonesheje amaso yacu kandi tutifuzaga twarebesha amaso yacu. Mana Nyagasani, Mana turagusabye kuri uyu mwana w'umukobwa witwa Kirabo Sikitu, turagusabye kugira ngo wongere umufashe agaruke mu bwiza bwawe ndetse no mu bwami bwawe, ariko umufashe umugarurire umubiri muzima, umubiri wa kimuntu, ave mu mubiri wa kidayimoni afite kuri ubu ngubu. Rwose mpamya neza ntashidikanya ko abamarayika wohereje mu isi, wajugunye mu isi, barimo barakora akazi kabo gakomeye cyane ko kugira ngo bangize abana b'abakobwa, kuko uriya mwana w'umukobwa ntashobora kuba yarangijwe na mwene muntu, ahubwo nabo badayimoni b'abamarayika bamugiye hejuru bagatuma afunguka bene karakageni. Mana Nyagasani, turagusabye umwibuke ndetse umufashe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, amen. Turamusabiye pe. Ku mwanya wa mbere turaza kuhasanga umukobwa ntavuze izina, ahubwo abafana mwe mudukurikiye, abakunzi bacu, nimujye muri komenti mutubwire umukobwa mutekereza ko ari uwa mbere. Nimukomeze mugire ibihe byiza, mbashimiye ko mwabanye natwe. Rero rwa mbere ugeze aha wibuke gukora subscribe. Iyi channel yitwa Lab Entertainment Rwanda, ikaba ari channel ibagezaho ibyiza gusa. Ibihe byiza.